Kuva tariki ya 26 Nzeri 2022 haravuga urubanza rw'umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felician uburanishirizwa irahe mu Buholandi mu rwego rw'ubutabera mpuzamahanga ahashinjwa kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icyo tugiye kwibaza muri uyu mwanya ni igihe igitekerezo cyo gushyiraho ubutabera mpuzamahanga cyabereyeho ndetse n'uburyo amateka yagiye agiha umurongo. Kora subscribe, like ndetse na share maze tugendane birusheho kuryoha. Igitekerezo gishyiraho ubutabera mpuzamahanga hagamijwe gukurikirana no guhana abantu bakoze ibyaha bikomeye byibasiye inyoko muntu ndetse no gushyiraho amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu cyadutse mu mwaka w'1872. Umusuwisi w'i Geneve Gustave Moinier akaba n'umwe mu bashinze komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CICR, niwe icyo gihe wazanye igitekerezo cy'uko hakwiye gushyirwaho urwego rw'ubutabera mpuzamahanga rugamije gukurikirana no guhana abicaga amasezerano ya mbere y'i Genève, une institution judiciaire internationale pour poursuivre les contrevenants à la première convention de Genève. Mu mushinga we Gustave Moinier yari yashyizemo icyo yise la Cour pénale internationale, twasobanura mu Kinyarwanda bikaba urukiko mpanabyaha mpuzamahanga. Gusa iki gitekerezo icyo gihe cyatewe utwatsi bisaba gutegereza imyaka 125 kugira ngo gihabwa agaciro, kuko uru rukiko rwaje gushyirwaho mu mwaka wa 2002. Wakwibaza uti hagati aho se byagendaga bite? Harimo hakorwa iki? Ese ni iyihe mpamvu yatumye umushinga wari umaze imyaka 125 mu kabati mpuzamahanga ushyirwa noneho mu bikorwa? Aya mateka agaragaza ko Gustave Moinier, umwe mu bashinze komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CICR, Comité International de la Croix Rouge, akaba yaranayoboye uyu muryango igihe kirekire kuko yayoboye imyaka 46, ari we wa mbere wagize igitekerezo cy'uko hashobora kubaho ubutabera mpuzamahanga. Aya mateka iyo yahereye mu mwaka w'1872 usanga ari we wagaragaje umushinga wari uzanye igishya mu gushyiraho inzego mpuzamahanga z'ubutabera, un projet très novateur d'institution judiciaire internationale. Muri uyu mushinga Gustave Moinier wari n'umunyamategeko kabuhariwe yaharaniraga ko hashyirwaho urukiko mpanabyaha rwo ku rwego mpuzamahanga rwo gukurikirana no guhana abarengaga ku masezerano ya Genève yo mu mwaka w'1864. Gusa igitekerezo nk'iki cya Gustave Moinier cyari gishya cyane muri icyo gihe ku buryo na bagenzi be b'abanyamategeko babaye aba mbere mu kugihindira kure. Mbere y'umushinga wa Gustave Moinier asaba ko hashyirwaho urukiko ruhoraho, création d'un tribunal permanent, imanza cyangwa ibirego hafi ya byose byerekeye kurenga ku mategeko agenga intambara, violation du droit de la guerre, byakemurwaga n'inkiko z'inzibacyuho, tribunal ad hoc. Izi zikaba zarashyirwagaho na rumwe mu mpande zabaga zihanganye kandi akenshi zigashyirwaho n'uruhande rw'abatsinze intambara. Ntabwo byakemurirwaga mu nkiko zisanzwe cyangwa se mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha kuko rwo rutari rwabaho. Urukiko rwa mbere mpanabyaha mpuzamahanga rw'inzibacyuho, Cour criminelle internationale ad hoc, n'urwigeze gushyirwaho rwari ruhuriweho n'abacamanza bo muri Alsace, Autrichia, Ubudage n'Ubusuwisi. Urwo rukiko rwari rwashyizweho mu mwaka w'1474 kugira ngo ruburanishe Peter de Hagenbach waregwaga ubwicanyi, gufata ku ngufu n'ibindi byaha bavugaga icyo gihe ko byari bihungabanyije amategeko y'Imana n'ay'abantu. Aya mategeko bayitaga mu Cyongereza Laws of God and Man, mu Gifaransa bikaba les lois de Dieu et celles des hommes. Ibi byaha Peter de Hagenbach yaregwaga byari ibyo mu gihe cy'ifatwa ry'umujyi wa Breisach. Cyakora urwo rukiko rwari rwarashyiriyeho urwo rubanza gusa ku buryo hagombye gucaho indi myaka isaga 400 ngo havuke igitekerezo gifatika cyo gushyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho. Mu kuzana iki gitekerezo Gustave Moinier nawe ntiyifuzaga urukiko ruhoraho. Ubwo mu mwaka w'1870 yavugaga kuri ya masezerano ya Genève yo mu 1864 aho avuga ku basirikare bakomerekeye ku rugamba, yibajije niba ari ngombwa gushyiraho urukiko mpuzamahanga kugira ngo aya masezerano yubahirizwe. Yizeraga ko ibihugu byasinye ayo masezerano bizafata iya mbere mu gutuma yubahirizwa, ibitayubahirije bikagawa. Nyamara nyuma y'amezi make hadutse intambara hagati y'Ubufaransa n'Ubudage, maze abaturage ku mpande zombi babifashijwemo n'itangazamakuru ry'icyo gihe
Muaniye bakaza umurego mu gushyigikira ibikorwa bibi byo mu ntambara byakorwaga n'impande zombi, kuri buri ruhande bogeza ingabo zabo. Aha Gustave Muaniye wari n'inzobere mu mategeko yiboneye ubwe ko kugawa byonyine bitakumira ibyaha byakorerwaga ku rugamba. Ikindi, kubera ko impande zihanganye zabaga zitana ba mwana buri rumwe rugereka ibyaha ku rundi, byatumye abanyabyaha badahanwa cyangwa se nibura ngo hashyirweho amategeko yo gukumira ibyaha byakorwaga. Mu nama ya CICR yateranye tariki ya 3 Mutarama 1872, Gustave Muaniye yagejeje ku bari bayirimo igitekerezo cye cy'uko hashyirwaho urukiko mpuzamahanga rushingiye ku masezerano yasinywa hagati y'ibihugu. Iki gitekerezo cyaje gusohoka mu kanyamakuru mpuzamahanga k'amashyirahamwe y'ubutabazi bw'abasirikare bakomerekeye ku rugamba, Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés. Kuba hari abandi bari baragerageje gutanga igitekerezo cyo gushyiraho urwego rw'ubutabera mpuzamahanga bikaburizwamo, ntibyaciye intege uyu munyamategeko w'Umusuwisi Gustave Muaniye. Yibwiraga ko abambere ye bashakaga kubakira umushinga wabo ku mategeko gakondo adasobanutse neza, mu gihe we yashakaga kuwubakira ku mategeko no ku masezerano mpuzamahanga. Mu kunoza igitekerezo cye cyangwa umushinga we, Gustave Muaniye yabanje kwiga neza ububasha bw'ubutegetsi nshingamategeko, ubucamanza ndetse n'ubutegetsi nyubahirizategeko. Amaze kubihuza n'amategeko mpanabyaha, yanzura ko hakwiye kubaho urwego mpuzamahanga rw'ubutabera rwasimbura inkiko z'ibihugu. Muaniye yabonaga nta wakwifuza ko imanza zo mu bihugu bihanganye zaca imanza zireba n'abo bahanganye, kuko byari bigoranye ko abacamanza bakorera mu bwisanzure no mu mutekano. Yiyumvagamo ko urukiko mpuzamahanga rugizwe n'abacamanza baturutse mu bihugu bitandukanye, cyane cyane bidafite aho bibogamiye mu kibazo kiburanwa, arirwo rwari gutuma impande zombi zihanganye zidatinya urwo rukiko kubera kwizera ko rutazabogama. Gustave Muaniye yumvaga ko guverinoma ubwazo zitatinya urwo rukiko kuko zo rutari kuzireba, ahubwo zigashyira mu bikorwa imyanzuro yarwo ku baturage bazo. Kora subscribe, like ndetse na share, maze tugendane birusheho kuryoha. Umushinga wa Gustave Muaniye wari ugizwe n'ingingo 10. Mu gitekerezo cye, urukiko rwagombaga gushyirwaho ku buryo buhoraho, bakava muri bya bindi bya ad hoc, kandi rukaburanisha ibyaha byo mu ntambara hagati y'ibihugu byasinye amasezerano arushyiraho. Igitekerezo cyangwa se umushinga wa Gustave Muaniye wabaye intangiriro y'amabaruwa menshi no kungurana ibitekerezo binyuranye, byiganjemo iby'abanyamategeko n'inzobere, kandi bemerwaga ku rwego mpuzamahanga, ndetse amwe mu mabaruwa bandikaga asohoka mu kinyamakuru mpuzamahanga cy'abanyamategeko cyitwaga La Revue de Droit International et de Législation Comparée. Nubwo bamwe muri izo nzobere bishimiye igitekerezo cya Gustave Muaniye nk'inzira yo guha ubudahangarwa amasezerano y'i Geneve, abenshi bavuze ko gushyiraho urukiko ruteye nk'uko Gustave Muaniye yashakaga nta gishya rwari kuzana kirenze ibyari bisanzwe bikorwa, ndetse bamwe muri bo bakirwanya bivuye inyuma. Uko byagenze rero biturutse ahari ku kuba benshi mu nzobere bagenzi ba Gustave Muaniye bataramushyigikiye, nta gihugu na kimwe cyagaragaje aho gihagaze kuri icyo gitekerezo. Mu by'ukuri biraruhije kuvuga ngo uyu mushinga watanze iki. Igitekerezo cyo gushyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cyongeye kugaruka mu nama yabereye i Cambridge mu mwaka w'1895, ariko umushinga usubizwa mu kabati uribagirana burundu. Aha abayoboraga isi muri icyo gihe mu kuburizamo umushinga wa Gustave Muaniye bari bakoze ikosa batatinze kwicuza mu minsi yakurikiyeho. Tugiye kureba impamvu. Nibyo koko abo ni abasesenguzi babivuga, umushinga wa Gustave Muaniye hari aho wagaragazaga ko utazagira intege, dore ko iyo uza gushyigikirwa ukanononsorwa byanze bikunze mu nama mpuzamahanga z'amahoro zabereye i La Haye mu 1899 no mu 1907, zari guha urwo rukiko ububasha rugacira imanza abari bakomeje gukora ibyaha birenga ku masezerano ya Geneve. Icyo cyemezo kandi cyari
kwakirwa neza n'abaturage b'isi, kigahindura n'imyitwarire y'abari bahanganye mu ntambara z'urudaca zaranze ikinyejana cya 20. Uyu munsi abantu barimo baribaza niba ruriya rukiko rwari rwatekerejwe na Gustave Moinier iyo ruhaba rutaba rwarafashije cyane mu ntambara zakurikiyeho, cyane cyane intambara ya mbere y'isi ndetse n'intambara zagiye zishyamiranya ibice binyuranye mu gihugu kimwe, izi bita guerre civile, ariko nta gisubizo cyaboneka. Nyamara nubwo icyo gihe igitekerezo cya Gustave Moinier kirengagijwe ndetse abatari bake bakakirwanya, ukuri kwarashyize kurigaragaza, akawa mugani w'abanyarwanda ngo irya mukuru riratinda ntirihera. Mu mwaka w'1945 nyuma y'amarorerwa yari amaze gukorwa n'Abadage bari bariyise Abanazi bayobowe na Adolf Hitler, ibihugu byashyizeho urukiko mpuzamahanga rwa gisirikare rw'i Nuremberg, nyuma hashyirwaho n'urundi nk'urwo i Tokyo, zihabwa ubutumwa n'ububasha byo gucira imanza no guhana Abadage n'Abayapani bari barijanditse muri ibyo byaha by'intambara. Iyo niyo ntambwe ya mbere ifatika kandi ikomeye mu rugendo rugana ku butabera mpuzamahanga, nubwo izi nkiko zombi tumaze kubona zari za zindi zashyirwagaho n'abatsinze bahana abatsinzwe, la justice des vainqueurs. Gusa izi nkiko ntizarambye kuko zaje kuburizwamo na ryahangana ry'Abanyamerika n'Abasoviyeti muri cya gihe cyiswe intambara y'ubutita, la guerre froide. Igitekerezo cy'ubutabera mpuzamahanga cyongeye kugaruka mu mwaka w'1993 n'1994 nyuma y'ubwicanyi bwabereye mu gihugu cyahoze cyitwa Yugoslavia ndetse na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubwo inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yateranaga ikagaragaza ko bishoboka ko abanyabyaha bakurikiranwa kandi bagahanwa ku rwego mpuzamahanga. Icyo gihe nibwo hashyizweho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha z'ingoboka, tribunal ad hoc, kuri Yugoslavia no ku Rwanda. Izi nkiko nizo zatije umurindi cyangwa se zahaye ingufu cya gitekerezo cyo gushyiraho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho, Tribunal Penal International Permanent. Koko rero ni muri kiriya gihe komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano mpuzamahanga, la Commission du droit international des Nations Unies, yatangiye gutegura umushinga w'amasezerano yagenga urukiko ruhoraho. Uyu mushinga niwo waje gusozwa tariki 17 Nyakanga 1998 ubwo ibihugu 120 byemezaga amasezerano ya Roma yashyiragaho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga, Cour Penale Internationale CPI. Urukiko rwatangiye gukora tariki ya 1 Nyakanga umwaka wa 2002 ubwo ibihugu 60 byari bimaze kuyinjiza mu mategeko yabo ari byo bita ratification. Aha nyuma y'imyaka 125 iyo Umusuwisi Gustave Moinier abakiriho yari kunezezwa cyane nuko inzozi ze zibaye impamo. Uku kuba impamo kw'inzozi za Gustave Moinier warose mbere y'abandi bose gushyiraho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga, niyo nkomoko yo kuba uyu munsi twumva umunyarwanda uburanishirizwa Irahe mu Buholandi. Kuri Historia Space JPN turagushimiye cyane kuba ukurikiye iki kiganiro ukakigeza no ku bandi, ukora share. Ntiwibagirwe kandi gukora subscribe no gukanda hariya ku nzogera ndetse ugakanda no kuri all kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika.